Alright, nshuti twongeye guhora muri uyu mwanya. So ngeze kuri noneho video ibigisha revenue sharing. Ku giti cyanjye ndi more excited ya revenue sharing kubera yuko niho mbona amafaranga menshi kurusha ahandi hose. Reka mbereke nanone uko nabyo bigenda. Mwongere mwinjiremo nanone 6ks. Urana buri gihe ntago ahangaha ushobora ku escaping. Nta nubwo bakwinjizamo amasegonda atararangira. Okay, so tumaze kugeramo. So iyo rero ugiye kujya kugura ad packs, ureka ko nababwiye nti uburyo bwa gatatu noneho wowe ushoramo imari. Ariko nanone kubera amategeko bavuga yuko turi kugura advertisement. Okay, tubitandukanyeho gatoya. Ku mafaranga 50 mbese urayagura bakaguha advertisement. Uko ujya kwigura uza hano kuri iyi link yanditse ngo buy ad packs with sharing. Okay, urakanda kuri iyi link. Hano iyo hageze barakubwira ati to begin, click set up a new ad banner. After setup, choose whether you want to buy a banner service with sharing position or without. So reka tuvuge ko ndi umucuruzi usanzwe, I'm not interested yo kujya kugura izo za sharing. Nge nkeneye publicity gusa nta kindi. Cyo gihe ngewe ngura nkora setting, nkora mbese ntanga amafaranga nkagura ad clicks gusa. Ariko kuri twebwe kuko nge noneho nshaka interest, nkora iyi option yindi. This section provides you with 20 pay per click banner credit, 1000 traffic exchange credit, and 1 revenue sharing position. Okay, so ku mafaranga 50 mutanga ubona 1 revenue sharing. Mbese nkoresheje muri finance term yo muri finance, amafaranga 50 akugurira share imwe. Urabona nk'iyo muri society bafite amashare menshi cyane, 1 share igura amafaranga 50. Iyo 1 share ikungukira amafaranga 5, total ikaba ari amafaranga 55. Urabona nto baravuga ati by clicking a minimum ya 10 ads bimwe naberetse in the traffic exchange, you will continue to share inside revenue up to 55 on each sharing position. Reka tuvuge nimba wenda ufite nka share 100, sibyo? Share 100 zikungukira amafaranga ngahe? Nimba buri share imwe kungukira amafaranga 5, share 100 zizakungukira amafaranga totali angahe? 500. Kuko ari amadolari 5 kuri buri share. Alright, so urana ngewe deja mfite za ad banner zitandukanye. Kuri wowe icyo gihe nta ad banner wawe ufite nimwe, ukanda handitse ngo set up a new banner. Okay, urukavuga uti uribuka nigeze kubabwira nti eske nta site mfite mbigenze nti. Urana barakubwira ati if you're not sure what to promote, copy the following details and enter them into the fields. Okay, note banners displays both member and people who are not member of Traffic Monsoon. Izi banner bazohereza hano mu membre cyangwa se ku zindi site ziri kuri internet nka Facebook, Twitter, Google, hariya hose barazihohereza. So urana rero nimba nk'uyu mwanya nta kintu ufite wo cyo ku advertisinga, kore banner anywhere, noneho we advertising ku giti cyawe, wiyamamaza ubwawe. Urana banner size mpisemo, hari size zitandukanye, hari 728, 468 na 125. Mpisemo iyi 468, which is what I recommend. Okay, titre ya kampanye no gukopa ibi biri ahangaha ukabishyiramo hariya. Okay, target link ugakopinga ahangaha ugapestingamo ahangaha. Okay, banner image ni image ya banner image, kubivana ahangaha ukabishyiramo ahangaha. Okay, very simple. Ubundi ugakanda hano kuri save. So ntago
mbikora kabiri kuko deja ngiye mfite imwe imeze gutya ariyo ndibuze kwereka mu kanya. Urabona ni iyi ngiyi, okay? So iyo umaze no kuyisetinga noneho uba uri ready yo kugura pack, okay? So muri uyu mwanya reka ndebe nta mafaranga yo kugura pack mfite account active account balance mfite amafaranga 6. So buri ad share gura nibura amafaranga 50, okay? Mu mafaranga 50 nimba nyafite ahangaha nshobora guhita nyigura right away, ariko nanone nimba atari muri ntafite muri konte ngiye kubereka ubundi buryo ushobora kubikora. So reka tuvuge ko ngiye kugura buy ad pack. Baravuga bati service price ni amafaranga mbyayo, umubare ushaka nimba nkeneye kamwe gusa cyangwa 100 urabivuga hariya. Noneho muribuka byawe ni nabwiraga nti payment, sibyo? Abana ahangaha hari credit card gateway, hari Payza, hari na Solid Trust. Uburyo bwa mbere credit card gateway ni credit card yawe isanzwe ufite, okay? Niyo icyo gihe niho hitamo. Ariko nimba udafite credit card ushobora gufungura konte ya Payza y'ubuntu, noneho uhitamo Payza ahangaha cyangwa se Solid Trust, okay? So uburyo uhisemo ubwo ari bwose urabuselectinga. Wamara kubuselectinga ukandika hariya ngo muri preview. Preview nta kindi imaze no kugira ngo ba confirme ko information bahaye ari zo nyazo. Urabona basubiyemo hano ibyo uri kuvuga. Uze kushaka kugura shares zawe ni 100 waguze zingana $5,000 by'amadolari y'amanyamerika, noneho bakubwira fee, noneho bakanaguha na total byose biza kugura, okay? Iyo ufite amafaranga muri konte urabona nganga bavuze ati urashaka gukoresha amafaranga 6 dufite, oya ntabwo nshaka kuyakoresha, noneho ugahita ukanda handitse ngo pay now. Iyo ukanze ahangaha bakujyana kuri payment, sibyo? Urabona kuko hari nakoze kuri Solid Trust banjyanye hano muri Solid Trust, okay? So icyo gihe rero icyo gihe ushyiramo za information zawe ubundi ukariha nyine, alright? So nuko nguko ujya kugura za shares zawe, okay? Maze rero murakoze cyane. Abakeneye izindi information kuri uko bagura share mushobora kumbwira nkabasobanurira, ubundi tugakorera amafaranga. Ndaza kubereka indi video y'ukuntu amafaranga turi gukorera ari menshi